none se Mendo tujye tuganira rero kako njye ubona kuntu uri keza ujye wiramwende none tuno dutatu Ngoro gakeze utudutatu wari none ukaro akakinyuma umva mpindukiza nta bundi manike zimwe manika y'imyenda nizo bahindukiza bakomeye arambwiye mufite wifi wamperuka password sika wifi ko yanyongeye benshuranye sinakubwiye ngo uzanyenera nenda gukene ga password akera na password Mendo se kandi sibyo ibintu byose kuramba ari suzana n'ibyo hano kureba okay ntari bifare ari binje ugire kazende nta kibazo ubwo kine ngo none uramumanje wowe nese kuzara ikibazo cyane ndi gukora hano ntari no maguru zenye wana ni ikora mbicaye cyane se mujye no kwa munzi wawe ameze akora cyane nshaka kubwira kandi kiri seriye bagana jaza mbwira kigenda seriye pe seriye bose ko njyana ikintu ngomba ndi kwibaza ntari bimbaza shiri nta kibazo mfite Every day we take on a time. Haratuambaye no munsi nagazo none kujya genda kari mu biti kugana bakagenduka n'amata ishushu iyo bikira ndagaso ucucumuka ari kwa Jean Marie tababwira ati shabone bya birasi bizaza birakanoga kwakubara banaca no kugura rasi ibyo ndi umuntu akavuga ati cyaza ndi uzi natabonaga ko inkweto ari nziza nayo bikira nzakiba umunsi umwe hakuze ko iyo nambaye neza ndi bombari agakubito ntabwo nzi ko nakari keza abona nanjye hari abantu bajya babona ko ndi mwiza ntibabimenya ushobora kuhajyana umwanda kurya ino nkweto isa tapi nahinduye umukara yari umweru itandukaniro ry'amata n'ikigage ariko ibintu bavuga nibyo inkweto y'ibihumbi 5 wigurira ukuye mu mitsi yawe irutwa na moto umwana yahawe ni wabo pe bagakweta uburyo nagatigise nkagatigita ikindi ngatumika nkamanuka kwa nuza nkikorera imyanda nabanguzaga keje cyane asibye kikambara za Jordani z'ibihumbi 100 cyaburiwe ni wabo kikagenda cyetetara ariko nge nzaza nkafara saka make mbuza se kugenda nambaye icyambere yambaye nanjye nambaye ariko abarwa nk'iyi abarwa nk'umugabasha abana bakiri batekereza ngo bazagera ku kizi
hano utabasha no kwigurira inkweto y'ibihumbi 8 kigategereza nta inkweto yashaje kicoco senye nzajya gutakira niyo nafite nacyarabura gutakira mfite amaboko naceca amaboko sendinga hano genda gataka none ikaramu ubona gijana cyane kikagenda mauzi k'ikaramu yashize ikaramu yashijungana gute bigasini yasiri kamanje ndinje kirakire ubundi barakuroze hasimende waje umfase ikibazo nyamara wo wewe wabyise sanga ndi wabyuki twagira ngo nawe umunyero ndiko ndabana wimbise n'ibitetse urasetsa bigize uko nari nzi ko mwicaye kugira ngo wicare mu buriri twajya umukozi wawe mani kunda bata wigisi squad simende kuramutse uvugana simende guvite zayo nkawe umvuze nabi sibyo birakureba ariko umfuse uzi ko ejo bundi hari ifu bameneye umuntu umutwe hahise ngende muganga cyangwa polisi none hari ifu bari kumwe ngo ugiye gufata ya mafaranga mendo sango setse vayo cyane test ntabyo ntera mabyira umuntu ugira amagambo umbwira ubusa gusa n'ibiki nicara mubwira no gusuburya ariko cyakora ufite n'amakuru y'indaha wamenye icyo nicyo nakubwira zana gatebe ni mugore se ucyashye icyo gitakara heza wibanza uzana gatebe wese turinga kubita nari mfite angana nagiye kujya agira vuba ariko kugira amagambo meza noneho reka nkagere hano ni kandi nigendera ugende nanjye ndeke gutera story cyo wangiye ufite ibigambo rero bwiriza cyubwira ngo none no gusanda bizi Niyo ejo bundi manuka arayepfo kwa Jamali ni cyo kiguri kibyibushye kindi kinzobe nanga ko bikigira amagambo cyo kiguri kibyibushye cyarayepfo ariko ntabwo cyuzi cya kindi kigena igitagataga none cyo bundi nindi kwimanukira ngiye kuzana izane ziyarayepfo kwa Jamali baboye kirahagaze kiranyitegereje cyanyitegereza ngari kwa gangura iboga no urabona ko ndi boga ngira ibyo mbwira bigira ubugari mutumize uzwi cyangwa mwe imuru tubize mbona ndi boga cyangwa nuraho n'imisatsi bingiye nambye bisatsi byawe je yirwanda no kindebye ndakibyate akwa mugore we nimba ndi boga indamaze sibyo base umugabo wacu baratumbunze wagahungu we ukanziye ku mugore bana bambwira ati singiye umugore wari ugisona nana mukoraho kumbe irahise kugikora akora azona kiba kibaye amafaranga 5,000 kibaye 5,000 ari nani amuze kuzanya kwereka ari mu cyumba cyane cyahise kimana wifara mu cyumba arimo na wifiburiya no kutabizi wifize barayirya none sufite taxes yoze wifimba cyane wanje tabukabonye wa muri akageto vuga akageto twishirangaye uziki geto nyishimbe 67 oya 167 amafaranga ngiye nyabugozo nkoropera hani wanje ntekere ryireka n'umuntu wanjye kubyuka n'umuntu wanjye kubyuka saa 10 nga ntekere bikoma nibya mende ushobora kuba nsuzugura ntabusuzugura surabona we rero kujya uri kundeba reva ndi urabona ari kuzumbwira ubwo busombwe undi bakutara abanyamakuru ina firamende usa akomeye uzikuda tekereza akuziko uzabantu banifuza babasha kumva udukuru twanjye no reka mwe story zindi ejo bundi mu mubaka ara hepfo ari gukonkoboka koko kandi nawe ucineje umuntu wenda jya kubwira story ukazana ngo gukonkoboka ntabwo ari gukucinege si wo byivuye si ntabwo gucinege ahubwo arakonkobotse no mu bwonko ntazi nibyo bisatse ubundi wanyuniye ngaho mvi none si nkuru no mu rugo bihuriye ngaho mbwira bakabyara naguteza amatwi do batumye nta niborosa ubwo ari umamagara ariko masito je ndi ko numvise hano avujyamo ikigabo washatse byari uvuze urugabo rw'urusore nako numvise avuye mu rugabo njyanye nyine taza n'ibyana gatendo reka gato musubize none se urinda umbaza agutyo ino nzu ni yanjye nta nubwo nyishura ni yanjye niyubakiye ngiye ubwanjye nyamara naracyumvishe noneho cyangwa ni murumuna wamuzanye ese ushinzwe kumenya abashyitsi badusuye hano wowe wimukiye ahangaha niba se mu gitondo korya kiva ya mu cyumba ubwo rero kiko cyavugiraga mu cyumba se wari uri mu nzu none si icyumba naho murara na sarawuri si bitandukanye
mwese ubundi ushinzwe iki muri ibyo byose ako umuturanyi nawe se baguteye sinjye wahamagara wabona wakasa mu kazi ntabwo nakwitaba uri kunsuzugura gutyo uzabiriga ntabwo gutereka ngo njye narakurebye nkurira foromire simuteye nk'umuntu ntamenye ni foromire A ni foromire A abasore beza mu Rwanda uzi ko nza mu bambere nyamubwira ngo ufite ikibazo mutwaye baguteye umutwe kanseka ubu nibyo ngubu bitumye niboroza ngo nje gucanga n'umvugo gusa bwa naga ari ubusi mwese ubwo ikintu muri kumbaza ni iki kuba baransuye nibyo bintu bitumye nyicaza ngaha umukobwa uryo umuntu yagusuma akaganira mu cyumba se ari n'umugabo none se njye se mu cyumba bajyanye njyana n'abagore bagenzi banjye none se Mendo tujye tuganira rero hako ugibona kuntu uri keza ujye wirira mu ndege none tuno dutatu nkora ugakeze utu dutatu wari none aka kinyuma umva mpindukiza nta bundi manike zimwe manika y'imyenda nizo bahindukiza bakomeye uzi kuntu uri keza uzi ko hari igihe ejo nizi kukurota numva njye nawe turi kumwe twishimye none kano gatatu waje nakubwiye uvuga utankoraho cyane mbwira ndabizi ko nzite tatu akomeye ubona natakubera umugabo ngo bikunde n'urugero cyakora reka nkubwire singuciye intege pe nkubwize n'ukuri abagabo mba numva b'inzozi zanjye we ntabwo uri iteka y'abagabo nifuza njye ndi umugabo ntabwo babakiriye uzi ko ariko ejo n'ejo bundi wazumva ari njye mukiri wa mbere muri Kigali ugasanga ziriya nzu za City Tower ntabwo zitwa City Tower sigaye zitwa City Kazizi yewe ni City Kazizi ko hari umukire ugeze wumva ku isi witwa Kazizi Nusabo hari umuboga bigeze wumva witwa Kazizi nyine ahubwo ababoga ngiye kuzakura ikintu cy'amateka none umva umukire wa mbere witwa Kazizi iboga yajyambere yitwa Kazizi none n'umugore witwa Mendusa n'umuri tabijyanye mu gihe cyakora ngiye n'ikina komite undi bite bya akomeye kuri keza nko andi ndabyo ndabisi ko ndi mwiza ariko uri mu kintu wumva twarakize kandi nzakira uzakira ku giti cyawe konge namaze gukira naba bitwa abakerega ntago babyutse ngo bisange birahari barabiharanira kandi nanjye umaye ka motivation yabiharanira bikaza ndusweho unyizere Imana mwizerere tubone none ejo n'ejo bundi ngenda nigite none arandi gushaka kandi utagira ngo mbandi kugutera story gusa kandi nzakira ngewe mbe Bill Gates akoreka nkubaza byonyine ibaze nkano babona ngo save the date iro ngo Mendusa na Kazizi si ubwo bukundi bwo bawutaha ibaze nayo Mendusa no sa batashye amazina cyangwa bateshe ndakeka ndumva ni nk'amazina kuko nta burega we tujyanye bakubanza ndende undi ugera ku ndeshya Mendo ntabwo none se ntabwo ugira abantu bagufi bashaka abantu bareba ntabwo ndabona kabisa uzababona n'urugero se Kinisoro n'umugore we sinabura kuntu bareba ibya Kinisoro n'umugore we ntabwo ngiye bindeba ngiye ndeba ibyanjye ngiye nkanjye Mendusa ese kuki birebera ku bana Kinisoro ni wakunda abagore barebera ko wenda ifite iki kibazo cyiwe ntabwo ngiye rwose wabi nanjye nyamara ariko byagenda kandi sibyo abantu nkatwe nitwe dukira abantu bamusuzugura nakwiye gutangira kunkora uvuga utankoraho abantu bamurira gutya mukavuga ati aba nimbwa ntibakira wa undi witirana ni wasanga ejo ariko kwishyurira aparitse Lamborghini hariya ariko ugati Mendusa akira kontaki ni yawe bizaba bakureba nkahera nyine nkahera hano kuri izo none abantu nkazamba kuri iyo misatsi wireba ubu ngubu ureba ahazaza suze ndiki uri igiki se ureba ahazaza uri Imana se ariko ngiye mbyiyumvamo ko ejo n'ejo nzakira nanjye nako ntabona gucira intege rwose uzaki turebwa n'amafaranga ndabona rwose cyangwa se n'ubonye amafaranga wenda hari akantu kahindukaho wikirya nyine wikirya tuza nkubwire ubonye amafaranga akantu kahindukamo k'ibyo bisatsi nta muntu ufite ibisatsi nk'ibyo natwogoshije tukaba fresh none nkahita mpinduka hariya avuga shaka kuko ndabona byanangoye cyane sinkunda n'abahungu b'ibikara uzitukuzo mu kuboko se zibaho ubundi inzobe yo kwikorwa nanjye inzobe naciye kandi yakuntu usa uzi ko usa nk'umupira wambaye naba mu nzu icyumweru cyose sinaba nabaye akayoba iyi nzu se iyi ntuza nazuba iyi gereza ngo ni inzu wazinjiye n'ukarato uzi ukuntu ari bwiza hakoze neza utuntu 5 ku murongo matera hariya
wifi hari ako reka nkubaza ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe ndasha ni urugero siko mama nawe ufite utugambo nyine nk'utw'abana nta kintu kimwe numva uri kumbwira pe sinkubeshye okay shaka ndambwira ikintu nakubwira kizima kandi uzankunda rimwe none ubyuka usange none uri kunsarira shaka ko rugasetsa niko bajye bavuga ndasetsa mwe musarira se ujye umwanya ako mama nendo ubu ngubu nubona yuko urugero kumborosa ariko nanakumborosa umwanya kenge ntabwo buri kimwe cyose wowe ujye umwanya tuganire amatayimu yawe erega kumuro biryamye buriya ngiye ntabwo uguze urukundo ntabwo rugira amaso twabwira amaso umwanya wawe buri kimwe zamukugura umwereka nzamamaguru reka hano wekeya oya kagiye kamubwire rero simbabara ndakwingiza tugiye kuba abaturanyi sibyo tuba inshuti ngira icyo mfite nguhe ugira icyo umwe ariko ibintu byo kwanga urukundo mbabarira ndakwinginze ntabwo ko ndababarira ave nigendere byo uko maze amasaha bice hano uri kumbwira uko busaba none se mbabarira igirayo tugiye cyo cyose nayo kumenya n'iborosa bo aha amaruzangabukira mendosa byo kugira byose onse umuzangabukira ngiye gukora kizo umutima n'umwete ku buryo ibyo uvuga ngo ntabwo ndi kuri type yawe buryo ahubwo nzajya kuri type yawe ngiye gukora saving ibintu byo kuryagaguza bireke none nanjye nzitwe runaka wa mendosa Suzuki, ndi kuri type yawe. Ndasaba ifaranga nono Mendoza kazimaze guteza ni fresh umuzitese we kama nambaye neza sino byagiye heberekeje naho unahenda mu nzu yiyereye kuri phone Sabuna murebe ndebe ko umuntu uri kwigisha ndebe ukuntu utabona wambaye neza utangiye gusimuka se bitese mena biryoshye bitese biryoshye pe washakaga nsora agatebe twicare oya ntabwo twicara ubwo se ejo bundi ndaho arambwira ngo ufite wifi wambaye uga password se ka wifi ko yanyongeye benshuranye sinakubwiye ngo uzanyenera ndagukeneye ga password akera na password Mendoza kandi sibyo ibintu byose turakenera buri muntu wese akenera mugenzi wabonye ukuntu cyageje ubundi wanyiriyeho urancitiye ngo ntabwo turi kuri level imwe none reba utagiye kuza kunsaba ifaranga ati nawe ufite indi wifi ati amafaranga nishyura kano kazi umwishyura sinjye nyaguhereza ahubwo njye nk'urupangaha muri salo muri ariko kure none reba uragarutse uranyine kano kazi zagize agaciro gusa nkubaze kuba nje kugusaba wifi se utangiye kumbwira ayo magambo yandi arenzaho we nka wifi cyangwa umwe ntabwo yimereka kurenza andi magambo kuko sinzi andi amagambo menshi ako ntabwo ari amagambo menshi atari amagambo menshi oya ndi kugusobanura Mendoza sibyo wabonye ukuntu wambwira sindi kuri type yawe ako gusa nyine ntabwo nagushitinga zanagushyiramo password gusa nyine rero mubwire password ugiye kuma uyiwe n'umutima mwiza unabikunze unabyishimiye ko ibanje kugira wifi ntabwo ko password andikamo nkunda Mendoza niyo password aho kwese ngiye kubundi kinakomeye nese password ya wifi ya wifi yo none iramo n'izina ryanjye cyane andikamo nkunda Mendoza rimwe kabiri ngiyo password yanjye
akira byishimo nde kuko ni bari erega no se nanjye nkubeshya none ni telefone yawe surabona ari yanjye ntabwo telefone ari yawe ufite iPhone 10 no surabona ari yanjye wundi nye ni yanjye erega mendo si ibintu wanyigishije ni byinshi muri cyagiye nta nagatunge nari mfite nari mfite twa dutelefone twa 21 mani kubera kwizigamira iPhone 10 Pro kazi kubanza bizatunga Windows ase ubirise utabeje uko umuntu wese bana uko bitanye biri no gukora na message nanjye nsaza usame kazi teni yego mendo sa erega byose ni wabigishije burya umuntu yumubwiye iyo amagambo wabwiye cyagiye yatumye ni ibintu byinshi ukomeje kunubura vuba password yawe ifanye Windows telefone hari hakurya Nyamirambo naguze n'ikibanza harabura kubaka gusa kuko ibintu byinshi ikibanza cyawe se noneho cyane ngiye kubaka nyamara byari ndabona ari kugenda birajya mu buryo mendo njyewe ahubwo se mendo ukunda kurya iki kunywa iki kujya he ndi gupanga gusohoka muri neza kakunsoka se akazi amafaranga ukayakura ingaho telefone iri kunungura biki mendo sa njye ndakubwiye ati ukunda kurya iki kunywa iki gusohokera he nyine nkunda kwanza ngiye nkunda nyine amazi nkunda pisine nkunda gusukira mu Marriott Hotel nkunda kurya chips Marriott ni hagana he kujya bisaba ngahe ntabwo ari kure nafite akapu ntabwo ndakujyana na moto ntabwo taxi voiture ntabwo karenza kenze 15 kuva hano nyine mu rugo tujya Marriott ahubwo se mbwira nyine ushaka nyine ni kwa kangahe se mbene guraga kanzu bidukweye ukunda akantu ko kwimira ntabwo niyemera ariko njyewe mba ngomba no kwimira nese uwo umukobwa wabonye mwiza usa nkanjye mendo usa utiyemera ma tujya gasini uko bya bintu biri kujya mu buryo we erega se niyo phone ntabwo ugiye kwimera ko telefone ari yawe nyakugabire se oya wengabira nayo manje dupfa n'ikintu uwo mwese nyine kugusaba je telefone ngazana murimo wifi yanjye wifi yo uyikora ko nanjye ntubonye ifite nuko ntarajya mu mujyi arango nzani wifi nshobora no guhamagara bakayinzanira ariko nayo kuhamagara mutiza amayinite se wanjye mbasamete ni ikigo none se akantu ka Marriott nyine kujyayo nzakubwira tujyeyo kuko njyewe ndi kubipanga vanga gusa nyine amafaranga ntabwo ko tushyira nimero zawe nzakwibutse ta akabyuka ko gusohoka ngiye mpa shyira nimero nyine nzakwibutse byiza nakwandika kuri WhatsApp ko dore wenda wifi nyine none se cyo kazizi neighbor shenge bishaye ko nyine nanditseho madamu gusa nibyo nanditseho tu ase byo nditseho nimero yawe kuri yawe se umvagurana muri muturanye batubwiye y'ibindi nyine erega nabizi urankunda nuko wisishije sa gusa kazi rero mana yanjye mbabarira ibyo kuvuga ngo ndagukunda uri wa aho cyo wigize wadanje naho mba nigize wadanje aho kwa gutsaba wifi gusohoka nabyo mbireke se kugusohoka oya bora aho konsoka nako se bakareka gute kureba turi kumwe cyo nambere kuri no wambaye ndabona se gaho no ku cyangwe bita telefone turi yego cyana enda hano mu rugo pe awa kampani se okay nta kibazo okay hari mubwira ndaje nyifate tu uyawe mubwire ma televiziyo ndayikeneye cyadanje yanjye nayo ifite wese yarahiye kuko ndayikeneye cyane oya wemu okay mubwire ndamwezi mu 450 okay nta kibazo ntari mubwira ndikanze ndaje nayo ndi hano mu rugo gatoya oya nta kibazo ndakagura sawa Tushakanye ni televiziyo nabwiye umuntu ngacakire naga televiziyo kamagana 50 ni makire kazi ngiye nta uri kuntumva uzi ko ndi kubasha gutungurwa kuva nabaho erega niyo watumye byose bijya mbikesheweho mabuje niyo mbikesha ko namazanye nakugire buzabura nta wigeze ungiye aho kunsuzugura nibyo byatumye ngira ntabwo namusuzuraga nakubwiraga nese se mubwira ukuri ngerega ngira uko n'iki kintu abantu benshi bamwundira ugira ukuri ariko wambwiye nabi birambabaza umbwira yuko hatari kuri type yawe none atumye ukora cyane
watumye nkora cyane kurusha uko nakoraga ndya aho n'uduce nkagenda kutunywera Mendoza rero niwe watumye ngera ku bintu byose nyesha byose mbikesha mbese yaba ikibanza ngiye kugura Nyamirambo nkikesha wewe yaba iyo televiziyo ngiye kugura nkikesha wewe yaba ibintu byose navuze bishyashya birimo hano mbikesha wewe yaba n'ibyo mfite byose niwe mbikesha so rero warakoze gusa nari ndi kwihuta turaza kuvugana si wifashe kana gusa se Mfite nayibonye we ko bamubwira nisanga televiziyo nta kuntu ajya nanjye nkasinya aho tureka abagabo bari gusinya nyine nta kantu nta byo gusinya no kugenda kwibishura ugahita bagwa televiziyo ya ni hara kwiduka nta kibazo gusa niba ari nakamushaka mbwira nimero yamushiriye amafaranga none yawe uri muri moto saa fasi ushaka mbwira nimero yawe nani Ndafashwa nihute dore amasaha yageze Anzira kari tuna wa Mendoza sawa Sana video ya sawa kila mtu Mendoza kuna mo kwa no kubanza byawe nandi kwigira arumva ni amafaranga uri kumbwira ufite kumpasha muteke ubonye televiziyo ni magana 5 iPhone 10 Rajumbaye no wewe nkwereke icyo Mendoza ari cyo Mendoza Mazitese Taje karera Nanashikane uyu munsi nire mu bintu nari nananushye nanje kwiryamira tu Karera Echan abakomisiyoneri bina rero sikuntu bateye Hayinzara hakurya naguze ari kipapuro bamwe ngo barayima nyuma y'iminsi 3 buri byo niriwemo N'ibyangombwa se ibyangombwa by'inzu nyine naguze ara hakurya tu Nero kacyaje bimbwira oya naga icyo kibanza cyo kinabo ndakibaka ahubwo n'indi nzu nyine indi nzu naguze hano hepfo kuza kamakiya ko kuba mushaka kuva muri kano kazi shaka komisiyoneri se bina house ko nanjye numva no banshakira cyane byaragoranye byatane Shana nsanzwe ntanatetse nanjye burundu byanyishe n'umwanya ntawo hari izi mbabone ngomba mfite nanjye no guteka byanze nanjye ndi mu TikTok ibyo nshaka kugira ko yagiye byo gusuka nyine yiga ngo sinzi umuntu agiye gusuka no gutera makeup nabashite ngo ufite blood shower agiye gukora makeup kinanjye reka banze nje kuruhuka turavugana n'ibyuka ese mal televiziyo kwangora yitanyitse no brand no matwe cyane ntabwo ujya wumva hari n'agasezoni gashasha ndi kureba muri minsi ubona ko ugiye kuba nduhukiye tu shangiye kuba niruhukiye tu onyitonde gato bakururumba Muzi kubabika n'ubwahira nanjye bwire nanjye ngendo wanye drop usigaye usawe ariko ni ibisanzwe ndabona uryoshye urasa neza none ndabona ngo twayatugendana none ntari na utasa neza rega ibyo yaraniye wasa neza uryoshye ego aho kono baza bacana bose bakagutera ka makeup kumbona igikara no cyabaye shokora
ubu cyabaye shuku ndabona nyine uri kugera nyine uri kuja urantungura muri iyi minsi ingofero nkumbaze ingofero si ubu sinjye nawe byambara byo kwambara ushaka ufite umutwe munini wana ahubwo ni mutoya ariko hari utugofero tw'abakobwa nshaka kugura cyangwa uzane n'umukangurira ubwo twa tugofero two ntabwo tuba dufite hano nyine imbere uko urakambara dufite nka hano n'ejo nzajyayo n'ejo nzajyayo ubwo nari nzaga kuza Mexico yubase arambye ukagura 40 ni na makeya kakaba kakwereka aho ujya n'umuntu ndakazi ka ka oje niko nanga kuza yubase nyine mba numva ndi so surprise disigaye nungura nyine ngewe sinzi muri iyi minsi hari abakwaye amafaranga ega byose biraharanirwa Mendoza ikintu cyose washiye umutima ugakora uharanira ikintu ukigeraho kabisa ndane n'ibitanga kutagira intego n'icyaha gukora nta ntego nanjye iyo nekereje mbere ku nari yinuza nari idadi mpita mbona yuko nyine ikintu cyose byose byicwa no mu mutwe byose ni mu mutwe burya iyo utekereje ukavuga ati iki kintu ngomba kukigeraho kabisa kuko ndanabishimira kuba warambwiye nabi kuriya tu bwa mbere baranunguraga byataha nari reka njye kuryama ahubwo se ko hari agasozi ndi kureba washe twajya kureba wanjye nshaka kumva iriya televiziyo ariko ngo n'urumva televiziyo niba ari ukureba ariko njye ntabwo ukunda kureba nyine filime kuri televiziyo kuko mba mfite akamashini mu cyumba cyanjye ariko usigura urutsakuriza ariko twongera ngo kuri televiziyo biba biri kugeraho se nese icyumba cyanjye ntabwo uzi ko byegeranye nyine icyumba cyanjye kijyanye n'icyo ari kumva iriya televiziyo tuzabiraho amazi byayo hari umunsi wa gatandatu uyu munsi nibwo ndi bugena ariko sindi bujye kunywera hanze ndafatira kamwe hariya mu nzu tu kuko muri firigo ndakeka nifitemo dukeya cyumva ko mutajyana n'icyo tweka ntabwo najya kubera ko ndumva naniwe byadanje ntabwo nasohokera hanze televiziyo ngende nyine amatsiko igihute amatsiko bite ndakuriya njya wajya bakonekite na ampure siko kivuga nuko nyine ibintu bigira muri televiziyo n'ubigira muri ampure nyine hari wenda itandukaniro ariko nyine bavuga ngo baramusiriye nkosohora tundiye mba n'umwe amaso n'umwe bagira ngo ntabwo ari wowe waje hano ubundi mbona bagira ngo uri wese usizwe reka mubwize ukwimenyere nanjye iyo ntekereje ukuntu nari meze mbere n'imbwa nta kintu nakigezaho no kugura ipantaro y'abahaso ndabona ko nyine ari ibyapfuye nujyane gucanga agashati baba bafuze nyine ubaye umukapo nyine ngewe ukuntu byose biraharanirwa waza tukajya kureba cyangwa uracyari hano kureba se kureba hari ikibazo nicaye hano kureba ntari bikareba hari ngire kazende nta kibazo ubwo kintu n'unyemera uramumangira wowe nese kuza hari ikibazo cyane ndi gukora hano ntari n'amaguru se nyine wananiwe twari bicaye cyane se mujye n'ubwo no mu nzu iwe hameze yewe kuko hari kwabyitse kare nazindutse tubushinga kugira ngo nyine petite sœur atasanga ntahari bikarinda uburizwa nako akagira ubugambo bwinshi twese hano mu gikoni gukora mbere nje kugendera numva ko ndamutse nshaka uramutse ushaka indimu ese kuba wabyutse kare iyo mbyutse amazana ari gukora
oya mba nshaka ibyo gushora ibintu tuba dukora ntabwo ari byo pe biyeseka ntabwo ari byo uzi ko nta n'umunsi wo kuruhuka mpaka oya agosho none hari ikibazo kirimo se ikibazo kirarabwo cyane kinakomeye ndetse ikiyese icyambere cyo ndagukunda nawe urankunda so nkunda se hagati aho ariko ntako nareba kuva nyine umukuba kwa mbere kugera ku cyumweru turi ibyo ngibyo nzishimye so nkunda se kwa nkukunda byo ndagukunda bagenzi bwe none iyo nagutera inda I think nta twabikavarenga umwana twamurera umwana yatunanira se ngo yaba n'ijyenyine yananira kumurera ako hari ikintu nshaka kubwira kandi kiri seriye bagana ikibazo mbwira kigenda seriye pe seriye rwose ko njye hari ikintu ngomba ndi kwibaza ntareba imbaza sheri nta kibazo mfite nk'ubu uramutse unenda kubona dukorera aho ngaho ndetse urabona umwana yananira kumurera oya neza nuko abahungu bose riga bavuga ugasanga mwinjoyinze mubikunze mubishaka mukaryoshya tugataraka bikarangira unyihakanye nyuma nyine ubwiye ko nwete bebe ntabwo nyizera erega icyizere nyine baracyubaka okay urashaka ko nyubaka bugenda neza icyizere cyonyine kuba mwizera bwo ndakwizera ariko nanone kuba mwizera ntabwo bivuze ko buri kunshatse wazajya mbona kandi nitwibuke no koresha agakingirizo tugakorera bebe ndagukunda icyaha cyose nakirengera njyewe nyamara nyine umunsi wa nenda nkabikubwira ukanyihakana njye ntabwo nzakana sweetheart okay genda wicara nkukoreka breakfast sibyo uranananiwe naniwe cyane rega nawe imbaraga zose wakoresha yagenda shuba sibyo njye kambwira utuntu nkorera nawe njye ndashaka muri leta ariko urimo ibitunguru byinshi kuri make kurabona ari mu kabati sibyo usigaye uramurikira wasigaye mu nzu bajya bakwishyura mu mugorogo sigara mu nzu y'igihe mu kazi sibyo ese ufite ikibazo ushaka no kujya muri salo gukoresha kubyara ameze nabi nzajya kwa muganga muri salo bakora inzara kurangana nta kintu nshaka kugura nawe se umwana ndashaka amafaranga base imasi umwana ndi kuri mu gini naho ngiye kuko hari ibintu byinshi nagiye kugura n'imyenda yagiye amuretse ngira ahubwo amafaranga ukeneye ngaho ngo uvugire niba ushaka uzanabira gufata harya nuzana inziruka cyazishije ntabwo nta mbaraga mfite okay muhaye ijana yandi ndaze kuyaguhereza ucyumva ko utama amafaranga yose kandi amafaranga mbizi navuze ibiraka ibiri ugiye kuyashiramo wenda ndaza kuguhereza yandi n'ingabo iryo jana agenda nawe irima nagiye neza sibyo